murakoze coach Eric, reka mbibaze mwabajije mwatugezeho list somehow numva bitari fair gusiga Olivier Kwizera arimo arakina. Coach muri introduction ye yavuze ko hazajya hamagarwa abakinnyi kandi nibyo selection nationale mu mukino uri gukina. Numva ko harimo no kwikontroduiza ku ruhande rwanyu. Last time mwamuhamagaye adakina, ubu arakina ari guperforminga. He was even voted as the best player of Rayon Sport last month. Sinumva rero ukuntu ugiye ku bakinnyi b'abaroko cyangwa niba ari ikindi kibazo kidasanzwe cyatuma wenda atahamagarwa mu ikipe y'igihugu, ariko performance wise I think ko yagakwiye kuba included kuri liste turebye abakinnyi dufite, cyane cyane ko Fiacre Noir since last time Fiacre Noir since the last game against South Africa. Mu gihe ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi iri mu myiteguro ikomeye ya FIFA Series 2026, ibintu byafashe indi ntera nyuma y'aho umutoza mukuru Stephen Constantine agaragaje kutemeranya n'umuyobozi mukuru wa Ferwafa Shemangoga Fabrice. Ibi rero byateje impaka zikomeye mu bakunzi b'umupira w'amaguru hano mu Rwanda ndetse n'ahandi, cyane cyane ku izina ry'umunyezamu wa Rayon Sport FC Kwizera Olivier, utari wagaragaye ku rutonde rw'agateganyo rw'abakinnyi bahamagawe. Nubwo Kwizera Olivier amaze iminsi yitwara neza muri shampiyona, ntibyabujije abatoza kumusiga ku ruhande adahamagawe mu bandi bakinnyi bitwaye neza mu makipe bakinamo. Umutoza wungirije w'ikipe Amavubi Eric Shimimana yasobanuye ko impamvu nyamukuru ari ikibazo cy'imvune zihora zimusimburanaho zituma adakora imyitozo neza cyangwa ngo ahore mu mukino neza ahozaho mu byo akora. Mu magambo ye Eric Shimimana yagize ati, hari ibintu byinshi rero tureba ku mukinnyi, ntabwo tumukurikira gutyo gusa, niturabona ko ari igihe cyo kumuhamagara, ntabwo arageza igihe cyo guhamagarwa. Ibi byahise bituma hibazwa niba koko imvune arizo mpamvu nyamukuru cyangwa niba hari indi mpamvu n'indi mibare yaba yihishe inyuma y'iki cyemezo. Mu buryo butunguranye perezida wa Ferwafa Shemangoga Fabrice nawe niyabyumvaga kimwe n'aba batoza. Yagaragaje ko hakiri amahirwe yo kongera abakinnyi ku rutonde rw'agateganyo harimo na Kwizera Olivier, kugira ngo umutoza azasuzume neza mbere yo gufata umwanzuro wa nyuma. Ibi byahise bituma benshi bibaza niba ubuyobozi bwa Ferwafa butangiye kwivanga mu kazi k'aba batoza. Ariko kandi mu magambo akomeye atavugwaho rumwe, Stephen Constantine we yahise ashyira umurongo ugaragara hagati y'aba batoza ndetse n'ubuyobozi, abyivugira neza mu magambo ye, avuga ko abakinnyi bose bari ku rutonde batoranyijwe hashingiye ku isuzuma ry'abatoza. Icya kabiri yavuze ko nta gahunda yo kongeramo abandi bakinnyi, ibyo ngibyo yuko bitazigera bibaho. Icya gatatu yavuze ko atifuza ko buri gihe hajya haba impaka guhitamo abakinnyi. Muri make yavuze ko guhitamo abakinnyi ari akazi k'abatoza kadakwiye kwivangwamo n'undi muntu. Mu by'ukuri rero aya magambo ye yasaga naho ari ubutumwa bukomeye. Muri make guhitamo abakinnyi ni inshingano z'abatoza, ntago ari inshingano z'abandi, nicyo byari bisobanuye. Ariko se ubundi ashobora guhindura iki cyemezo? Nubwo Constantine yakomeje gutsimbarara ku mwanzuro we, hari ikintu cyatangiye gutuma ibintu bihinduka. Mu mukino wahuje Rayon Sport FC na El Merreikh warangiye ari ubusa ku busa, Kwizera Olivier yongeye kwerekana urwego rwo hejuru akuramo imipira ikomeye cyane. Ibi byahise bituma benshi bavuga bati, ese Constantine azakomeza gutsimbarara kugeza ryari cyangwa azisubiraho? Kugeza ubu nawe wamenya nimba azakomeza gutsimbarara cyangwa nimba ari buve kwizima agahamagara uyu mukinnyi Kwizera Olivier. Kugeza ubu abanyezamu bane bamaze gutoranywa, barimo n'aba ngaba:
harimo Ntwari Fiacre, uyu nguyu arazwi cyane, niwe usanzwe ari we muzamu mukuru mu ikipe y'igihugu Amavubi, akina mu ikipe yo muri Afurika y'Epfo bita Kaizer Chiefs. Hari kandi Bigirimana Igo, hakaza Niyongira Patience, hakaba na Hakizimana Adolphe. Aba nibo biteganyijwe ko bazifashishwa muri FIFA Series izabera i Kigali guhera ku wa 26 Werurwe 2026. Ibi byose bigaragaza ibintu bikomeye muri ruhago nyarwanda. Icya mbere, bigaragaza ubwigenge bw'abatoza mu gufata ibyemezo nawe babwiye cyangwa nawe bagishije inama. Icya kabiri, bikagaragaza uruhare rw'abayobozi mu byemezo bya tekinike. Bikagaragaza kandi n'uburyo imikinire y'umukinnyi ishobora guhindura ibitekerezo by'abantu, by'umwihariko n'abafana mu kanya gatoya. Ubuyobozi nabwo bukaba bwafata uruhande. Hari ikibazo gikomeye kiri kwibazwa na n'ubu, kikibazwa n'abafana. Ese Amavubi akeneye abakinnyi bari muri form nziza gusa, cyangwa Amavubi akeneye n'abizewe n'abatoza? Igisubizo nk'iki kibazo gishobora kugaragara mu mikino ya FIFA Series. Ariko kandi wowe mbwira, ese Olivier Kwizera imyitwarire ye cyane cyane iyo yagaragaje mu mukino wa Rayon Sport wabaye kuwa mbere bakinaga na El Merreikh, wari ukwiye gushingirwaho gusa kugira ngo abanze mu kibuga cyangwa se aze mu kibuga, kuko kandi yahiswemo na Shema Ngobise? Ese ubundi ko ari umukinnyi benshi batangiye kugiraho impaka, byari bikwiye koko mubona Kwizera Olivier ari umukinnyi w'umuhanga, cyangwa nuko shampiyona y'u Rwanda n'ubundi ndetse n'abakinnyi bo mu gihugu nta buhanga bafite, bikaba ari nka wa muntu ufite ijisho rimwe uyobora mu gihugu cy'impumyi? Duhurire muri comment umbwire uko byumva. Utagenda kandi subscribe, like, share and comment. Duhure mu zindi nkuru.